kuko iki kintu kuko buretse niba ari mutegetsi abasanzwe azi iwanjye bucece wenda nawe ujyayo bucece noneho mukabimenya mwembi mugahita muganira hako ubundi ntuhora no kutangiye gusesengura hako ubundi twazaguranyeho bukeya noneho sometimes ugasanga wenda hari n'udukuru twa mutani uzi ko mise mbyibuka hari abavuze ngo baraguranye ngo bajya mu cyumba kimwe kimwe ibitanda bibiri nta bindi navugaga ngo reka nyine ngo barebe aho ugasanga turebe iminota myinshi oye si icyo ngicyo aho ugasanga umwe nibwo neza kigera hahandi yishimira n'undi nawe yageze ahandi yishimira ahubwo yaba byashoboka baba baguranaga burundu mujya no mu mategeko mwandikisha cyane umugore abaye uriya uyu niwe nishimira kurenza kuko uvugishije ukuri nta umugore wawe ukunda cyangwa umugabo wawe ukunda ntabwo wamukora ibyo bintu ntabwo watekereza kuvuga ngo reka mwemerere ngo ajye ahandi hahandi atekereza kujya niho aba akunda yes nizere ko umeze neza cyane wahisemo gukurikira Impamo 250 nguhaye ikaze kandi gushimira ko udahwema kudukurikira abatwishyuza ibiganiro abatubwira tese mwaburiye hehe twongeye twagarutse duherukana mu nkuru yari yuje amarangamutima menshi dushimira buri muntu wese wabashe kuyikurikira ndetse akayitangamo ibitekerezo ariko mbere y'ibindi byose reka mbanze mpikaze gananze kuvuga izina ariko yangiye kuvuga ritoya nakiriye Aline Umutoni wase kugira ngo tuze gufatanya kino kiganiro meze neza Faustin asante sana so nuko nguko niko ibintu biba bimeze rero nawe dukurikiye tuguhaye ikaze nabwo nyine nguhaye ikiganza cyakire ngushimira cyane ko ukunda Impamo 250 ntaye natangira waba utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Canada ukaba ukeneye akazi hari umumama witwa Sylvie utuye muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aragufasha kubona akazi n'akazi ushobora gukorera iwawe mu rugo bitagusabye kujya muri company cyangwa kujya ibunaka kugira ngo ari bujya gukora so abamama bakunda kuvuga ngo nta kazi dufite turera abana bacu ni benshi kubasiga kugira ngo tujye gukora biragoye Sylvie ari hano kugira ngo agufasha araguha amahugurwa y'igihe gitoya cyane ibyumweru bike cyane hanyuma nuyasoza nubundi utangire akazi mugane rero mwandikire cyangwa se umuhamagare kuri nimero ya 62 92 48 72 62 92 48 72 umuvugishe umwandikire kuri WhatsApp cyangwa se umuhamagare niba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Canada hanyuma muvugane utangire amahugurwa hariho abatangiye ndetse hariho n'abatangiye gukora akazi so nawe rero uyu munsi hano ntuze gucikanwa kugira ngo ayo mahirwe nyine uyabyaze umusaruro nizere ko uri buze kumuvugisha byumvikane neza n'abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada honyine abantu bamwandikira muri mu Rwanda cyangwa ahandi ntago bikunda ntago ibyo ari ibyanyu n'iby'abantu batuye muri biriya bihugu byombi maze kuvuga murakoze cyane meze fresh meze bambang izuba rimeze nabi ubushyuhe ni bwinshi ruhu rwacu nuko nyine resista skin yagumye kudrayinga nuko uruhu rwacu nyine ruba rurimo melanin nyinshi rukaresista nyine ubushyuhe nk'ubu ngubu bw'izuba ariko ntibyari byoroshye ariko tugomba gukaza so tudatinze cyane kugira ngo tutajya mu kurondogora nsanze abantu bakunda inkuru kurenza uko mu murondogora muri twatuntu two kuryogora meruka Nairobi ngiye kuzajya mbakubita inkuru kubyumva ngaho tubwire nyine zanyazo kandi zanyazo zitari ariko atari zo kundiza zitari iz'impuha abantu barambwiye ngo ubushize nararize cyane ngo ntuma nabo barira none rero ntundize ariko ubundi gancheki so hari ikintu cyeze kubyumva kandi cyeze cyane cyane muri bihugu by'amahanga
sinzi niba ari uko abantu bageze nyine bakikanga amafaranga n'ibindi wenda na freedom ni kuvuga ngo yani bari independent mu buryo bwose, batangira no kujya mu bindi bintu. Hari ibintu mujya mwumva ngo twagiye muri shift ya kabiri, shift ya gatatu, overtime, no kuri 4D ziriho. Ibyo ntimwagiye mubyumva. Ibyo ibyo tuje kuvuga hano, no tuje kuvuga ku cyitwa swapping. Swapping. Simukadi se. Swapping, no. Swapping azinine guswapping. Gutya. Iswap. Guswapping iki? Abo mubana nabo. So, ni kuvuga ngo wenda ntabiciye kure, hari ikintu gisa n'igiteye cy'uko ingo cyangwa se imiryango cyangwa abakundanirwa n'umugore n'umugabo kubera ikintu gisa naho ari irari. Urumva? Kubera irari ryazonza abantu, ukambyita gutyo, nkakureba niba ntari umugabo wawe, nkakurarikira ndi umugabo w'undi mugore, ariko ugasanga umugabo wawe ni inshuti yanjye, tubyumva kimwe, nyine ni umujama wanjye. Abagabo mwembi sibyo? muri aba besties, sibyo? Muri best friends, nyine nawe urabyumva. Ufite mwembi abagore, kubyumva. So bitangiye nta tuntu tw'urwenya wajyaga wumva umuntu akagata, ariko se ubundi twazaguranye tukagurana nyine nk'abagore rimwe bacu, n'undi ko ari abacu, ko ari ibyacu, ariko abantu babiteramo nk'urwenya. ubu nabo ntabwo bikiri urwenya, it's a real life. Kubyumva bigezaho nyine abantu batangiye kugira gute, guswapinga. Kampa ubwo ngiye gusipoza ko uri umugabo, kuko niwe twicaranye hano, ukampa umugore wawe. Okay, uri umugore, nkaguha umugabo, undi mugabo w'inshuti yanjye, ho wa mugabo nawe akampa umugore wiwe, kubera tugenda nyine murarane uzagaruke. Kwa General Yesu umugani wa nziza. Ni ukuri. Yewe umuntu yarambwiye ati Faustin, twanyine twabikurije ku madivorce nyine arimo agenda aba cyane muri iki gihe. Atari amadivorce arimo aba ateye ukundi, ateye ubwoba. Atari ko noneho hari ikindi noneho giteye ubwoba kurenza ayo madivorce. Ubwo twatu nyine ni inshuti yanjye, urumva, ikurikirane buri ubuzima bwose. Ati natungwe no kumva ngo hano hari za divorce z'abanyanaka byararangiye. Nyine yabikubwira nawe kumva uratunguwe, nyine ubaye surprised n'icyo kintu. Atari ko noneho wibaze ko izo divorce zabaye, ariko noneho hari ikindi noneho kinjiyemo cya swap cyo kuguranisha abagore. Nese bagurana permanent, not permanent, temporary, akantu nyine kijoro rimwe ariko isi dushiriyeho bana, iri zuba ritwice namwe mudusaze. Nabo ni nk'imbeho yabaye nyinshi, ko mutaka izuba nabo bari gutaka imbeho, iyo gasimbeho. So ni icyo ngicyo cy'ikintu gihari uyu munsi, kandi si mugani wambonye ngo si ibanga. Bimaze kumenyekana. None niba wowe okay, aka kanya mbaye umugabo, niba ukunze umugore wanjye ko duswapinga, uwawe ntamushaka, ubwo byanze bikunze bigiraho bihurira tu. Ni ukuvuga ngo okay, kanguha urugero rwa Kapimwe, baba muri iyi mihanda, njyewe Narine Nyabicece, abagabo bacu murumvikana, mukaduswapinga, none ubwo agiye ntagaruke,
yagiye ntagaruke akavuga ati hano hantu ni butamusana sitarudi ubwo agiye ntagaruke ubwo nyine baririmba urw'ubonye ariko ashobora inyuma anashoboka ko yagenda ntagaruke cyangwa agahorayo akajya ahora ajya gusura undi se akubwiye ati buriya ni ukubona uwawe agenda ntakirimo ubwo nyine yakwigumira yakwisubirira iyo yavuye ubwo aho ngaho abagabo ntimuhita mugirana bifu bifu guteze umwe aba nyine yinjoyinze undi yabumye icyumvikana hano ni iki icyumvikana hano ni iki ni iki kintu gisa n'aho ari irari ry'ubusambanyi ukubyumva ariko noneho ryaje mu yindi fomu banze kujya kugura indaya si ukujya kugura indaya ahubwo ni ukubona none se tugiye mu buzima busanzwe ntihari igihe umugabo w'undi mugore aza akaba yagutereta kandi ubizi neza ko afite umugore wiwe uri hariya sometimes wanamureba sibyo reka nyine tujye tuvugana bino bintu ni ukuri guhari wanamureba umuntu akavuga se kwanza uriya mugabo ujya gutereta uriya mugore asize uyu wiwe umeze gutya mu by'ukuri ni iki cyane yagiye akurikiye ibyo byo birahari kuko n'abagabo benshi yego nyine so biterwa n'iki biterwa n'irari kuko irari riri ese ubundi ikibazo mbaza ibi ni koko abagabo batwandikira bafite abagore baba bakomeje cyangwa bari kugira ngo baturebe mu kugira ngo babe mu rwenya ngemba ngira ngo none bari kugira bajya kwandikira nyandikira sijya bikwereka kujya kugira ngo ntabyo tunyereka yego ntabyo nyereka rwose urihakanye ndenda kwihakanya icyo nari iki ukubyumva iyi fomu y'irari riteye ukwaryo irahari bantu muri iyo ngiye mumenye ko ibyo bintu bihari hari imiryango imwe irimo ivuga ati tubyumve kimwe tube inshuti birenge kuba ubucuti bwo guhana inka no kugabirana tunatizanye abagore ibi bintu bizanabateranya muzi ngo muri mwirari ariko bizabateranya cyane cyane abagabo banza wumve ikibazo ahantu kizaturuka wari unabikomoje uzagenda uzi ko ugiye kwinjoyinga uzi ngo ugiye ku urarurira uhereyo none umugore urabona sibyo asigara kwikoza avuga ati se wubahe nabonye nta diri kurimo hako hari ibintu n'umuntu yumva ukumva n'ibitangaza usange ba bagore babiri banyu urabashwanishije bahindutse abanzi namwe abagabo ubwanyu namwe abagabo byanze bikunze bitinde bitebuke n'ugenda se ugakosora umugore we mugani wa nyamwiza ngo viewance undi agasanga uri viewance nicyo nyine nkubwira ibi bisasu mwatangiye gukinisha birabaturikana nibyo bizaturikana abambere bizotugeraho gute twe tutabikinishije nibyo nyine mbubwira iki kintu mwatangiye gukinisha muhaye mukinisha ibisazi ni nko gukinisha umutiba w'inzuki zikwirundaho kikakurenga mwagiye mu busazi bumwe buteye ubwoba ubuze iki kintu nibuka umugore umwe baramuhendahenze nyine baramushukashuka undi mugabo sibyo agereyo asanga umugabo ko birenze ahagaze bwuma noneho arataha abwira uwabo kandi ubwo yagiye mu ibanga arangije akaza abwira uwabo gira naka yazagira bikagenda gutya intera isoni urumva noneho mise ndeba noneho sasa mwabyumvikanyeho hari umugore uzajya ugenda yange kugaruka iwawe hari uzagenda uri kuri yange kugaruka n'ubundi usanga rwa rugo urumva rusenyukiye aho ngaho azaza yamakubwira ati mwana ngo munize uzagenda uyu mugore yange kugaruka n'umugabo yange kugaruka cyangwa umugabo yange kugaruka ahere mu rugo rw'abandi noneho gusanga abagabo baheze hanze usanga babaye abagabo babiri mu rugo rumwe kandi ga ntibibaho byanze bikunze bizageraho bigera wa mugabo yatese sha biyite ko waheze hano ni iki
usanga ibyo bandi mwita ngo mwari inshuti mwabikinnyaga muvuga ngo muri aba best friends ni iki. ese nubyara umwana wa friend muri iryo joro mwaswapinze ngira ngo wenda icyo cyo guterana inda ntabwo kirimo. mwaswapinze mutazi igihe wenda cy'uburumbuke umwe ahagazemo. oya iki cyo guterana inda ntabwo ubwo tugisipoze ko kitarimo. oya kigomba kujyamo. oya tugisipoze ko kerekaga niba habaho ubundi bwirinzi butuma hatabaho nyine nibyo navuze tugisipoze ko kitazajyamo kuko kigiyemo biba bibaye none muje gupimisha ADN. uri kubyumva. So icyo turimo dushaka kuvuga ngaha ni iki? mwakinishije ibintu bidakinishwa. mwakinye cyane murarenza. niba ari n'icyo mutekereza ngo ni ukuba inshuti, ahubwo muri kwikururira kuba bwanyu murimo murikururira kuba banzi. hahandi aho umwe azajya anyuza aho anyuza undi akanyuza umuriro cyane. mucire ibirura, mucire birarura kabisa. muri cyo gukinisha ibidakinishwa kuko siko kuba inshuti. umugore n'uw'umugabo umwe n'umugabo n'uw'umugore umwe. ibyo mwatangiye byirarira ririmo ribashukashuka ejo rizabakurira gobwe. ariko ibi bintu birateye. uwo urabivuze ndabibona. uwo muntu yabimbwiye reka ntabwo ngenza hano kubeshya kandi babwira ibintu bihari biri factual. kubyumva cyangwa avuga ati Faustin noneho ibintu biri hano ni ibindi bindi kandi wibuke neza ko ubundi iyo uri ahantu niwe umenya ibihari. akumva ati ibintu bitekereze ko hari ingo zasenyutse bucece atari ko hari noneho izindi zirimo zisangira. none akabimbwira none nanjye nkumva ni ibisazi mugani w'abahungu. ni bya bindi twumvise ngo muri Amerika ngo umugore ngo asigaye agira ngo shift. urumva iya mbere ari iy'akazi, iya kabiri ari iyo mu rugo rw'abandi muri hoteli. mbese kuvuga ibyo atari yakubwira ngo ngiye muri shift, ya shift agiyemo break yayo akajya mu modoka. so mureke ibyo bintu turababujije. murimo muri kururira ubwanzi no kwisenyera. erega aho hantu ubundi kiriya cyaha ni kibi. ubu uri no gukururira imivumo ku muryango wawe. za karande niba bikuyeho ko uba wasambanye. reka wagiye gusambana n'umugore nyine none suzi ngo ni iki. so mureke ibyo bintu biraza kubasenyera. mwari muzi ngo muri inshuti muhinduka abanzi b'ibihe byose bazahoraho kandi n'ubundi na rwa rugo rwahatikiriye rwahazahariye kuko uzagenda usange bakurusha imbaraga mu kibuga. hahandi uza bakagutera body ugahirima. usanga hari umwana uhagaze n'igituza cye neza bavuga ati n'ubundi kera kose ikipe yari ingiye. abagore mutangiye mu Rwanda umugabo umwe mube muhindutse abanzi. wa mugabo bahiritse mu kibuga nawe azahinduka mwanzi ashaka uko akwica. kubyumva usanga mutangiye guhigana. none nyaboneka inzira z'ikigendo wahakire ku manywa butari bwira. nimuve mu byo mwagiyemo. turababuriye kandi turababuriye. ibi ngibi byo guswapisha harimo n'abagabo ubwabo badakora icyo bita swap. ariko ugasanga abagabo bazonze abagore b'abandi. icyo cyo ni ubusanzwe ukuntu nyine tubona nyine kuhasanga hari umugabo wawe uteretse umugore w'abandi. nyine tugomba kubitesha ibyo ngibyo byo. kandi abagabo nibareba nabi tuzaza tubate hanze. icyo ngicyo cyo ntekereza ko uwo mugore wundi niwe ufite urufunguzo. ntabwo umuntu yakwinjira mu nzu yawe utamukinguriye. icyo tureka no kubeshyanya. bitangirira he byose si muri telefone. nyine ni muri telefone ndabyemera. ariko ni wowe ufite ijambo rya nyuma ryo kwemera cyangwa guhakana. ubundi gute wemera ko undi mugabo aza kukwinjirira ufite umugabo wawe cyangwa wowe ukajya kumwinjirira. cyangwa wowe ukajya kumwinjira nk'ibi ngibi duheruka kumva bya Nairobi kugeza aho bagutema. icyo ngicyo cyo umugore ni wowe ufite ijambo.
byanga bigenda nabi niwe wo kugawa, bigenda neza niwe wo gese nagaye umugabo wagiye gutereta umugore. Ntabwo namugaye kubera ko nawe watereta natereta ahubwo we mugore naterese nose sinaguterese ukemera wanese ariko ushobora gusanga oya ndi kuvuga ukiri umukobwa naraguterese uremera sibyo, ariko wari ubona teresa ntera indobo ushaka kuvuga ngo ntabwo byahuraga. None se nyine kuki umuntu uza kugutereta abizi ko uri umugore nawe ukavaho ukemera, we mugore ubutekereza uti kuko ntabwo uri umwana ntabwo ushukika, uri umuntu mukuru, keretse niba ufite ibitekerezo nk'iby'umwana aho nabyumva. Ariko niba uri umuntu mukuru cyanze bikunze wakagombye utekereza nk'iki nk'umuntu mukuru, ukagira ibyo wanga ukavuga ngo ibi si ibyanjye. Ntabwo umuntu arya ibibonetse byose. Iminota irarangiye, iminota irarangiye sinshaka kurondogora, ariko icyo ngicyo cyo rwose ahangaha blame ngiye ngishyira ku mugore, kuko niwe ufite muri we niwe hari urufunguzo rwo kuvuga ngo ndakinguye. Oya ntabwo ari icyo, n'abagabo umenye ko abagore dushukwa n'ibyo twumva, abagabo mugashukwa n'ibyo mureba. Niyo mpamvu mwe mureba nyine kugira ngo mutangire ibintu byo guswapisha itonde muba mwarebye, warangiza wanamuzana ugasanga nta shwadirire. Ibyo nyine ndabyumva, ariko n'ubundi washukika utashukika niwe ufite ijambo rya nyuma ryo kuvuga ngo yego cyangwa oya. None ni gute waba uri engaged muri swap ko nta mahitamo bufite yo kuvuga muri swap yo tubanza ahubwo twibaza ese uwo mugore wemera swap ahako se ase wamugana abantu bundi baba bakundana none wamugana tugisubireho. Okay ni nka bya ndi bita crush crush urana crush akubwiye ngo ngwino ewe nawe ubwo utekereza kabiri oya urirukanka ahubwo se gutagera kuri etape kubwa ngo nawe se baragukrashingiye erega oya ntago arinda ngagukrashingira umuntu wa crashingiye arabibona ko wakrashinze cyangwa nabandi bakamuha amakuru nawe agakrashinga oya iwe akaza kwibwirishwa agasanga rero utisinge wawe icyo ndacyemera sibyo, ashobora kuza akagusanga wenda we warakrashinze akamenya ayo makuru sibyo, icyo kirashoboka. None se niba amenya ayo makuru nawe warakrashinze bwo kubwira ngo ngwino, erega wibuke ko iki ni igikorwa sibyo, iki ni ikiganiro cy'abantu babiri n'imyanzuro yacyo ni y'abantu babiri, umwe ashobora kuvuga ngo oya undi akavuga yego. Nyine ibaze uyu mugore umugabo yabwiye ngo tujye kugura runaka, uyu mugore wakemera n'uwuri yakemera, ese nyine aba bantu ubwabo barakundana? Ni bya nyine kubera bakundana haryoha ibisangiwe nyine. Abo bantu nyamara ugiye kureba neza ugiye gusuzuma neza bino bintu nta rukundo rurimo, habe na rukundo. Ushobora kuba wibwira ngo murakundana nawe nta rurimo, ahubwo ni nacyo kintu mukwiye no gutinya, kuko umugore ibaza nyine nkaza kugira ngo uyu munsi kananga urugero kuri bene data ba Mutegetsi, iryo zina ntawe uzarimenya, ndahamya ko ntawe uzarimenya. Bati uyu munsi niye na Mutegetsi twatekereje ngo twe twabafata nk'abasazi hapa pale ngewe na mukiwe tukabafata nk'abasazi. Urakoze cyane. None nyine ibaze bigera ku ruhe rwego aho nza kuguha igitekerezo cy'ubusazi nk'icyo ngicyo ugasanga nanjye ndacyakiriye, nawe ugasanga uracyakiriye na Mukamutegetsi akacyakira. hano harimo kutubesha. Kereka swap bavuga niba ari yuko wafata Mukamutegetsi njye ngafatwa wenda na crush. Oya byanze bikunze n'abantu baba baziranye, ahubwo none abatuziranye bose icyumvikana oya yaga nabo ubusazi bwafashe ni abasazi sibyo. Icyumvikana cyo ugiye kubisuzuma neza ugashaka urukundo rw'aba bantu neza ukarusesera neza, bano babayeho babeshyanya
kandi ugiye kubikurikirana neza ukabyinjirana bw'indani wasanga n'ubundi umwe asanzwe aca inyuma inundi abasanzwe agenda kuko iki kintu kuko buretse niba ari mutegetsi abasanzwe azi iwanjye bucece wenda nawe ujyayo bucece noneho mukabimenya mwembi mugahita muganira hako ubundi noneho kutangiye gusesengura hako ubundi twazaguranyeho bukeye noneho nk'umunsi umwe noneho sometimes ugasanga wenda hari n'udukuru twa mutani uzi ko mise mbyibuka hari abavuze ngo baraguranye ngo bajya mu cyumba kimwe kimwe ibitanda bibiri nta bindi navugaga ngo reka nyine ngo barebe nta bindi navugaga aba bantu mubikurikiye neza mugakurikira ukuri kwabo ahubwo ndi kugenda nkurura utuntu tumwe na tumwe nanjye bambwiye aba bantu mukurikiye ukuri kwabyo muraza kukubona ntago baba basanzwe n'ubundi babana mu buryo busanzwe bw'umugore n'umugabo umwe aba asanzwe agenda yiba undi nawe agenda amwiba noneho n'igihe ari twembi ahenge nawe twatanga igitekerezo kwa mutegetsi nyine kurenza uko wowe na mutegetsi mwagitanga bano bantu byanze bikunze basanzwe bacana inyuma noneho bakeneye kutujijisha ngo tubone ko atari ugucana inyuma ari ubu best friend ubu besto ngibi rero mubyumvise muve mu byo mwagiyemo utangiye kubyumva noneho ibyo narimo mubwira bya bindi ni ndi wa mugabo yigera kuvuga ngo uwo mwana ngo genda umubyare ngo uwa gatatu kazaba wanjye sha abwira nde abwira umugore wari utwite yego ni icyo ngicyo rero kandi wareba uwo mugabo ubivuze ukuntu angana n'uwabibwiye umwe yaba se wundi se nyine se ugira ngo icyo ngicyo abantu baracyagitinya iki cyo ntacyo kivuze ariko nyine icyo ngende tunasoza icyo niyo mvuga bano bantu nta rukundo rubarimo nta n'urwabigeze reka wibuke yuko hari ingo ziriho zitariho hari igihe umuntu aza akavuga ngo naratomeye gutomera urabyumva mu kinyankore kugonga noneho agasigara mu buzima bwo kujijisha aba bari hanze abaturanyi imiryango kumbe we dipu yibera mu yindi si kubyumva bya bindi bavuze ngo imfura irakwica ikagumba ikitwa imfura kubyumva so hari abantu babayeho bibereye mu isi nyine isanzwe yabo ariko mwebwe babajijisha ngo bari mu ngo barubatse bameze neza baguwe neza aribo baba ngaba aza agaporopoza agatanga poropozo nk'iyo ngiyo none agasanga nawe mugenzi we nawe bya bindi mwiryaryimwa n'iki n'indyamirizi nayo isanzwe nyine yibera mu yindi si yayo nayo tereka duhuze isi sasa no ni nk'ibintu bishobora kuba byikora bakahita batekereza ahandi n'undi hasanzwe hikora hari otomatike bidasaba ibintu bya manevure nyinshi bagerayo ahubwo ugasanga turebe iminota myinshi si icyo ngicyo ahubwo ugasanga umwe nibwo neza kigera hahandi yishimira n'undi nawe yageze ahandi yishimira ahubwo yaba byashoboka baba baguranaga burundu mujya no mu mategeko mwandikisha ko ari umugore wawe undi ari umugore wawe abaye uriya uyu nguyu niwe nishimira kurenza kuko uvugishije ukuri nta umugore wawe ukunda cyangwa umugabo wawe ukunda ntabwo wamukora ibyo bintu ntabwo watekereza kuvuga ngo reka mwemere ngo ajye ahandi hahandi atekereza kujya niho aba akunda kabisa ntibazababeshye hahandi uyu mugore yakubwiye ngo twazagize ngo cyane hariya niho ibitekerezo byiwe niho byibera
araryama akamurota yagenda mu nzira akamubona yahumbya akamubona niwe bavugana gusa kuri fone niwe bavugana niho ibitekerezo byiwe bigira gute byibera niho za pikiniki za hato na hato mureke kubeshyanya rero mubikore neza mugenda mugura ntaje gusanga iwacu ibitekerezo byiwe byibera muri wowe kandi naje ibyanje bibamo wawe noneho hakiratwara nawe zana watwaye utari uwawe watwaye uwanjye aho twarakoze kunderera watwaye uwanjye mugarure nawe akira uwawe twari twarayobye inzira none reka tuyoboke ubu nyine turayobotse kabisa hakira ujane ukwishimira nawe wishimira nanjye aho ndagira ngo mukiranura ibintu aho kugira ngo mubeho ntabwo tuzongera kuba jajinga ngo muri guswapinga sibyo kuko niho ikibazo niho ubundi nibyo pfunwe ikibazo ahantu kiri ni igihe umwe azishima akavuga ati ni ahangaha nagombaga kuba undi akavuga ati natomeye byumvikana n'ubundi niho naho ngaho nta handi ho gushakira ikibazo kandi ndagishoje turashoje ibiganiro byacu nakagaruka mugende mufata abantu mubaha ababo bakwiranye nka bya bindi ngo niyerindo wayanjye ni icyo ngicyo muve kuri za viewers mugende muha abantu ababo namwe babaha abanyu namwe mwumva mwinaniriwe mushake za viewers so ni ibyo ngibyo rero ariko mu by'ukuri niba atari uko bimeze muri kubwo busazi ntabwo ari byiza bizabateranya bibasenyere bibanike ku karubanda bibanike mu isi natwe icyo tuzakora hano tuzaza tubataramire so turabakunda cyane imana ibarinde ibiganiro byacu nakagaruka ciao